byibuza inshuro 5 nawe ubona umusaruro wikubye izo nshuro 5. Tugiye kubagezaho ikiganiro kijyanye n'umurimo gukoresha neza igihe ndetse n'imitangire ya serivisi. Uyu munsi turi mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Kabarore, tukaba twasuye umuntu ukora mu mitangire ya serivisi. Akaba ari turi kumwe hano, agiye kutwibwira ndetse dukomeze tuganira ku mitangire ya serivisi n'igihe no gukoresha neza igihe. Murakoze cyane. Nitwa Nganji Nsoro. Nkorera ahangaha, nkora ibintu bijyanye no gutanga serivisi, cyane cyane serivisi z'ikoranabuhanga zirimo serivisi z'Irembo, serivisi za Rwanda Revenue n'andi maserivisi atandukanye yifashisha ikoranabuhanga cyane. Murakoze. Murakoze cyane Nganji kuba mutwakiriye, tukaba tugiye kuganira tukaganiriza abadukurikiye ku bijyanye n'imitangire ya serivisi. Nk'uko mwabivuze mutanga serivisi z'ikoranabuhanga, ngire ngo serivisi n'igihe ni ibintu bifite aho bihuriye. Twagira ngo dutangire mudusobanurira mukoresha gute igihe mu mitangire ya serivisi. Murakoze cyane. Wenda ntarinjira mu kibazo nyirizina, dufite amahirwe yo kuba dukorera hano Kabarore. Aha Kabarore hajyanye neza na serivisi twahisemo gutanga mu gufasha abaturage kubona serivisi mu buryo buboroheye. Duturiye umurenge, duturiye akarere, biri mu bintu rero bitanga amahirwe n'amabanke, biri mu bintu bitanga amahirwe yo kugira ngo dukore akazi kacu neza, ndetse bitewe n'uko serivisi hafi za leta zose zitangira saa 9. Usanga umuturage akeneye serivisi mbere y'ayo masaha, saa 12, saa 12 n'igice, saa 1. Ahanini nje muri aka kazi saa 12 mba nakinguye kugira ngo ntangire kwakira abantu, kuko baba bakeneye serivisi ahantu hatandukanye mu buryo butandukanye kandi nazo zitandukanye. Hano hari abantu benshi bikorera ku giti cyabo, baba bakeneye serivisi zitandukanye. Saa 12 tuba turi hano. Murakoze cyane. Tugiye ku kijyanye n'amasaha, kugira yuko usanga serivisi za leta zikingura saa 2, nk'umuturage aje saa 2, hanyuma uje gutanga serivisi agakererwa akaza nka saa 3. Icyo gihe ninde ubukereje undi? Haba harimo ikihe gihombo ku musaruro? Ubundi niba hashize isaha wikorera ukaba utaragera mu kazi, already wamaze guhomba, kandi ntabwo ari we gusa, wamaze guhombya n'umukiriya. Wowe utanga serivisi wahombye, kandi nanone watumye umukiriya agutegereza ibintu bitari byiza na gatoya. Ubundi byakabaye byiza kuba umuntu ari mu kazi mu gihe cya nyacyo, ndetse akanakavamo mu gihe cya nyacyo, kugira ngo ashobore gufasha arega buriya iyo ufashije umuntu ni ikintu cyiza, kuko nawe uba wifashisha. Murakoze cyane Bwana Nganji. Uvuze yuko iyo ufashije umuntu nawe wifashije, ndetse no kubahiriza igihe bikugiraho inyungu, ikanafasha n'uwo wundi uhaye serivisi. Noneho iyo habayeho gukererwa, hakabaho gukerezanya, hakabaho gukereza umuntu amasaha biragutegereje, aho ngaho ni izihe ngaruka bigira ku musaruro, yaba uwawe yaba n'uwo ngo wakereje? Reka mpere ku mukiriya uba waje angana. Iyo umukiriya aje angana azi yuko ari buze kumara iminota, wenda niba ageze hano saa 12,
akaba avuga ati hariya hantu ndabizi bafungura saa 12 yahagera kandi ngewe nkaza kuza saa 1, icya mbere mba ndi umwanya we. Umwanya rero bivuze ibintu byinshi. Umwanya bivuze amafaranga, umwanya bivuze ibindi bintu yakabaye akora. Ashobora kuza ahangaha avuga ati reka nake serivisi nihute njye no kuvuza umwana, reka nake serivisi njye kujyana abana ku ishuri, reka nake serivisi njye kugira ikindi kintu nkora. Bivuze ngo igihe yagombaga gukora icyo kintu ngewe mba namaze kukirya nkatunga, ubwo mu yandi magambo mba ndimo kumudindiza mu iterambere. Hanyuma ku ruhande rwanjye nk'umuntu utanga serivisi, iyo nkerewe umunota wose nkerewe urabara. Ubundi nifuza ko isaha ibisaha umuntu uje angana akavuga ati ninza aya masaha sindi bumusange, ako ninza aya masaha ndi bumusange. Kuri ya gahunda yanjye rero iyo ndengejeho hakereza umuntu isaha, icya mbere mba mpombye amafaranga, icya kabiri mba ndimo gutakaza icyizere cy'abakiriya. Bivuze ngo ejo umukiriya aravuga ati hari ariko nta na gahunda ifatika, ugasanga aravuga ati oya ntimubanze hariya mubanze kwa runaka kuko runaka we gahunda ze ntabwo zifatika. Gukererwa mu gutinza igihe rero utari mu kazi ni ingaruka zikomeye ku mpande zombi. Yes, ubisobanuye neza cyane. Usobanura abadukurikiye ingaruka ziri mu gukererwa mu gutanga serivisi. None nagira ngo numve noneho inyungu iri mu kuza mbere. Niba akaje saa 1 ukaza saa 12, niba akaje saa 2 ukaza imbere yaho, aho ho bigira iyihe ngaruka ku musaruro? Murakoze cyane. Kuza mbere y'igihe, icya mbere bituma utegura umunsi neza, bituma witegura ugategura umunsi neza. Bivuze ngo hari amafaranga ushobora kwakira, byose turimo ni amafaranga, byose turimo ni amafaranga, ni izina, kubaka izina, abantu kukumenya bakamenya gahunda zawe, serivisi zawe. Iyo uje kare uba urimo kongera amafaranga mu bundi buryo. Ikindi urimo kongera kwigarurira abakiriya nanone mu bundi buryo. Yego. Ikindi bituma umunsi wawe uwutegura neza ku buryo niyo ushobora kuza wenda ntubona abakiriya wenda bitewe n'uko wazindutse, ako bituma noneho ya saha nyirizina yo gutangira akazi nta kintu kiba kikijagaraye, ibintu ugasanga biri ku murongo mu buryo bwiza. So ushobora kubona amafaranga. Bivuze ngo uko wongera amasaha cyane cyane mu kuzinduka, ni uburyo bwiza bwo kongera kwigarurira imitima y'abakiriya, kuko nta mukiriya ushaka ngo aze asanga umuryango ufunze. Murakoze cyane. Noneho ndagira ngo uvuge muri make agaciro k'igihe mu gutanga serivisi. Agaciro k'igihe mu gutanga serivisi. Yego. Nta nubwo ntekereza ko ari agaciro k'igihe gusa mu gutanga serivisi, ahubwo ni n'agaciro k'igihe mu bintu byose. Yego. Igihe gisobanuye ubundi ubuzima bwacu bwa buri munsi, umunsi ku munsi. Igihe nicyo kidukoresha byose, nicyo kidushoboza byose. Ibyo dukora byose tubikorera mu gihe. Ari nayo mpamvu nagira ngo mvuge abantu tumenye gukoresha igihe no kukibyaza umusaruro. Akanya kose utinze cyangwa akanya kose ukoresheje igihe nabi, byanze bikunze wabimenya utabimenya vuba cyangwa bitinze, ingaruka zo gukoresha igihe nabi zikugeraho. Murakoze cyane Bwana Nganji, utuganirije neza agaciro k'igihe kandi tumaze iminsi tuganiriza abakunzi bacu ku bijyanye no gukoresha neza igihe, ariko usanga hakiri imbogamizi y'abantu badaha agaciro igihe cyangwa se ugasanga bangiza igihe cy'abandi. Urugero wenda wamuha gahunda ya saa 2 ugasanga aje saa 4 yaje saa 5, ugasanga kwiciye igihe ndetse n'iki ntabwo wacyubaye. Abo bantu ndagira ngo ubagire inama ku bijyanye no kubaha igihe cyabo ndetse no kubaha igihe cy'abandi. Ibi bintu by'igihe ubundi ni n'ibintu dufite mu muco nyarwanda. Abanyarwanda bo hambere bafite umugani ugira uti aho inshuti zisezeraniye niho zihurira. Ibyo bintu rero ni uburyo bwo kubaha igihe ngo umwe ntaze gutinza undi. Reka mvuge wenda ku bantu batanga serivisi.
abantu bari mu murongo umwe nanjye mu gutanga serivisi iyo ari yo yose mu buryo ubwo ari bwo bwose, nitwubaha igihe cyacu amafaranga ni menshi, nitwubaha igihe cyacu tuzatera imbere, nitwubaha igihe cyacu tuzigarurira imitima y'abakiriya, nitwubaha igihe cyacu nta gushidikanya ibyo dukora bigombe bibyare umusaruro. Murakoze cyane, tubwiye neza igihe agaciro kacyo. Turagira ngo noneho tuvuge ku murimo. Ese umurimo wo ufite akahe gaciro? Umurimo wo ufite izihe ngaruka mu iterambere? Nagira ngo nawe use nk'ukomozaho uvugeho ku murimo bimeze gutya. Baravuga ngo udakora ntakarye. Niba tuzi yuko mu gitondo cyangwa se saa sita cyangwa nijoro hari isahane igomba kuza kuba iri ku meza imbere yacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, dukwiye kumva yuko byose bituruka mu gukora, ari wo wa murimo. Numva rero umurimo tugomba kuwusigasira tuwuhuje na cya gihe, ibyo dukora tukabijyanisha n'igihe, nta gushidikanya umurimo uratwungukira. Murakoze cyane kudusobanurira umurimo. Umurimo usobanuye neza, uvuga yuko ari ubuzima, uvuga yuko ari udutunze, ariko usanga hari urubyiruko rwinshi ruvuga ko umurimo wabuze, cyangwa se abandi ugasanga bavuga ko imirimo yashize. Nagira ngo ubasobanurire ese koko imirimo yarashize cyangwa se irahari, wenda hari indi myumvire ibitera? Murakoze cyane. Ubusanzwe iyo mvugo irahari, abantu bata akazi karabuze, nta mirimo, turashomereye n'ibindi byinshi, ariko iki gihugu kireba kure. Imirimo iravuka buri munsi, ahubwo urubyiruko ntabwo rushaka. Hari imirimo usanga urubyiruko rudakeneye kuba rurimo uyu munsi, ariko akazi karahari. Akazi karahari ni kenshi. Dufite igihugu cyiza, dufite umutekano, igihugu cyaduhaye amahirwe. Akazi ntabwo ariko njye mbyumva, ntabwo ariko mbyumva. Akazi karahari. Urumva, niba umuntu avuze ngo nta kazi, ugasanga abyutse yatebeje afashe mu mufuka ari ku muhanda anywa gusa, oya, akazi karahari. Ahubwo urubyiruko, bagenzi banjye nibashaka nibihangira imirimo irahari. Nta mpamvu ihari yo kugira ngo twifate mu mufuka, igihugu cyaraduhaye amahirwe. Uravuze uti imirimo irahari, kandi kuko biragaragara, usanga wenda hari indi myumvire yo gusuzugura akazi cyangwa se kumva ko hari umurimo uciriritse. Iyo akaba ari imyumvire igomba guhinduka. Ndagira ngo dusoza use n'ugira inama urubyiruko bijyanye n'umurimo, ku bijyanye se no guhindura iyo myumvire, ku bijyanye no gutekereza uburyo bahanga imirimo, kubaha igihe, ndetse n'abo batanga serivisi. Use n'ukora umwanzuro ugira inama ndetse n'abadukurikiye bose. Murakoze cyane. Nagira ngo mbere na mbere mbashimire ko mwifuje ko ikiganiro nk'iki ngiki twagisangiza abaturarwanda, urubyiruko, cyane cyane urubyiruko muri rusange. Nagira ngo mbwire urubyiruko ko dufite igihugu kidutekerezaho mu buryo bwagutse. Urubyiruko rukura amaboko mu mifuka. Ese warize? Waraminuje ukaba udafite akazi? Wacikishije amashuri? Uri aho ngaho uri gufasha mu mifuka? Gatsibo, urubyiruko rwa Kabarore, mu mirenge hafi hano za Gitoki, dufite agakiriro k'akarere, kakaba urubyiruko rwakabaye rubyaza umusaruro mu buryo bwagutse, ku buryo harimo ibintu byinshi. Harimo kwiga gusudira, harimo kubaza, harimo ubudozi ku bana b'abakobwa, uretse ko nabo uyu munsi babasanga mu mirimo itandukanye mu gusudira n'ibindi. Ikindi, dufite ubuyobozi budutekerezaho ku buryo nta muntu wakabaye ananirwa kuba yakwiga umwuga nibura ushobora kumutunga mu buryo runaka. Hari amahirwe menshi. Urubyiruko nagira ngo ndusabe kwisobanukirwa no kumenya icyo rukeneye mu minsi y'ahazaza,
kugira ngo tutazaba abantu bateze amaboko kandi dufite natwe inshingano zo kuba hari abandi twakwitaho. Niba rudasobanukiwe rwegera ubuyobozi, ubuyobozi bwiteguye kudufasha cyangwa kurufasha gutekereza ndetse no guhanga imirimo mishyashya. Ku bijyanye na bagenzi banjye rero batanga serivisi, reka ibi bintu tubigire ubuzima. Buri muntu mu nshingano arimo ayikore atabanje kurebera ku jisho ese boss ese oya. Dukore ibi bintu nk'ubuzima, nk'ibintu bidutunze ndetse nk'ibintu tuzarambamo. Dukore ibintu kinyamwuga ndetse tubikunze. Murakoze cyane kandi turabashimiye tubikuye ku mutima, ariko hari akabazo ka nyuma na nyuma nshaka kukubaza. Ni igitekerezo nahawe n'undi muntu twaganiriye ejo bundi, arambwira ati buriya iyo wihutishije akazi ukiyorohereza akazi byibuza inshuro 5, nawe ubona umusaruro wikubye izo nshuro 5. Ubwo aho ngaho ndagira ngo icyo gitekerezo yamaye mubaze se nibyo gute, ubundi dusoze ikiganiro cyacu. Iyo wihutishije akazi inshuro 5 wunguka inshuro 5. Yego. Ntekereza ko byakabaye binarenga ubundi. Uko utinda mu bintu, mu yandi magambo ni nako ugomba. Niba urimo gukora ibintu ukabitindamo kandi ari ikintu kimwe, reka wenda dutange urugero. Niba umuntu aje akeneye serivisi yakabaye imara iminota 5, ugasanga ndacaha ndongera nkacaha nkongera nkacaha. Niba ari umuntu aje ashaka ikintu mu iduka kukimanura bigatwara igihe, mu yandi magambo urimo guhomba. Nibwo uri buza gusanga ufite umurongo, ugasanga umukiriya wari kuza kwinjira ntabwo yinjira, aho aravuga ati hari abantu benshi. Dukore akazi kacu vuba twunguke vuba. Murakoze cyane, turagushimiye kandi udakiranira cyiza cyane. Ndizera urubyiruko ndetse n'abadukurikiye hari icyo bakuyemo. Tubashimiye mu mwadukurikiye mukabana natwe ndetse tubarekera gukomeza gukurikira ibiganiro bya Wazo Speed. Murakoze cyane.